There is no excuse without trying. Nta rwitwazo mu gihe utagerageje. Amwe mu magambo akomeye yavuzwe n'umwe mu bagabo b'ibihangange. Uyu mugabo yaciye agahigo gakomeye katigeze gacibwa n'undi uwo ari we wese ko kuba perezida wa mbere w'umwirabura wayoboye leta zunze ubumwe za Amerika. Perezida wayoboye leta zunze ubumwe za Amerika ku nshuro ya 44 yavutse ku wa 4 Kanama mu mwaka w'1961. Avukira mu gace ka Honolulu mu gihugu cya Hawaii. Uyu munsi tugiye kugaruka ku magambo akomeye yahindura ubuzima uyu mugabo yasigiye ikiragano gishya. Yaravuze ati, ububabare, uburibwe ndetse n'umunaniro ugira uyu munsi nk'imbaraga z'ejo, nk'imbaraga z'ahazaza. Ntuzigere na rimwe wemera gutwikwa kabiri cyangwa birenze kabiri n'itara rimwe n'umuriro umwe. Mu kinyarwanda cyiza, nta mugabo ugwa mu cyobo kabiri. Mu gihe tugihumeka ntukwiye gutakaza icyizere, komeza ukore. Mu gihe ugifite ubuzima ntuzigere wemera gutakaza icyizere, izere hanyuma ukore, kuko kwizera kudafite ibikorwa ntacyo kuba kumaze. Iyo ukora neza wiyumva neza, naho iyo ukora nabi wiyumva nabi. Iyo ukora nabi abantu bakumva nabi, ariko iyo ukora neza abantu bakumva neza. Kimwe nuko ugaragara. Ntuzatume gutsindwa kwawe kugusobanura cyangwa biguherane, ahubwo uzareke gutsindwa kwawe bikwigishe, bikubera isomo. Nkuko twabigarutse mu biganiro bishize, twamenye neza ko gutsindwa ari imwe mu namwe mu bigize intsinzi zawe. Kurema impinduka ntabwo byoroshye. Uyu mugabo yaravuze ati, kurema impinduka ntabwo byoroshye pe, gusa iteka birashoboka. Guhinduka ndetse no kwihindura ubwawe ni ikizamini kigoye benshi, ariko birashoboka. Niba ukomeje kugendana n'abantu babi, ntuzigera uhura n'abantu beza ba nyabo ukeneye mu buzima. Ukwiye guhindura abo ugendana nabo, abo muganira, ukaganira n'abantu ba nyabo. Icyo gihe uzahura n'abantu beza ba nyabo ukeneye mu buzima. Ibihe by'ibibazo, ingorane, ni amahirwe meza, ndetse kandi ni igihe cyiza cyo cyakwereka abantu ba nyabo ukeneye mu buzima, cyo kukwereka inshuti nyazo. Mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo inshuti uyibonera mu byago. Mu bihe by'amakuba nibwo ubona inshuti nziza, mu bihe bikomeye nibwo ubona umukunzi wawe wa nyawe. Uyu mugabo yaravuze ati, genda gake ariko ntuzigere na rimwe usubira inyuma. Ni byiza kugenda wihuta, ariko aho gusubira inyuma emera ugende gake, ugende gake, bizarangira ugeze aho wajyaga. Nibyo ushobora kwicuza ku bintu byose, ariko ntuzigera wicuza kuko uba umuntu w'indakemwa. Birashoboka ko wakwihana ibyaha wakoze, abantu bakakubabarira. Birashoboka ko wakwinjiza ibyo wahombye mu bihe byashize, ariko ntuzigera na rimwe ubasha kugarura amahirwe, icyizere ndetse no kwizerwa mu bantu. Ntibishoboka kubigarura, ntibishoboka. Uyu mugabo yaravuze ati, ahahise hawe ni ahantu heza ho kwigira, ho kukwigisha. Ibyahise reka bikubera isomo, ntago ahahise ari aho kuba. Wiheranwa n'ibyahise, wiheranwa n'ibyarangiye. Reka bikubera isomo, ahubwo urebe ibizaza, utegure neza ibizaza. Nta rwitwazo na rumwe rwo kutagerageza, nk'uko twabitangiriyeho. Gerageza ukore, gerageza utsindwe, ariko ntuzigere na rimwe wemera gutsindwa kugerageza.
umwanzi wawe mubi ashobora kuba umwe wizera, wa wundi wahaye icyizere cyawe cyane ndetse ukamwiringira. Itondere impyisi ziyambitse uruhu rw'intama. Itondere abakwigiraho mwiza kandi rwose biyambitse uruhu rw'intama. Yaravuze ati nudacunga intekerezo zawe ubwawe, undi azazicunga uko ashaka. Nutikontorora ngo ugene ibigukwiriye ukore ibikubereye, undi azabikora agutware agukoresha ibyo ashaka, akugire nk'igikoresho cye. Buri gihe menya ibyo ukora ndetse ubikore neza kurenza abandi, ubikorera ahakwiye ndetse ubikore mu gihe gikwiye. Buri gihe izere ko ibigiye kuza cyangwa se ibyo ugiye kubona ari byiza kuruta ibyahise. Buri gihe izere ko inyungu ugiye kubona ari nziza ndetse ari nyinshi kuruta ibyo wahombye. Ntuzaheranwe n'amaganya yo guhomba, ahubwo uzahaguruka ukore. Kubwo gutuza ndetse no kwiha amahoro yo mu mutima, ntuzatume abantu bamenya byinshi kuri wowe. Ntuzatume bamenya byinshi bikwerekeyeho, kuko muri bo harimo n'abanzi, harimo abatasi bifuza kukumenya, bifuza kubara amenyo yawe ngo barebe ayo bazakura. Bityo rero itondere ibyo uvuga, uburyo usekamo, witondere uburyo abantu bakumenyamo. Uyu mugabo yaravuze ati discipline, ikinyabupfura, ni amahitamo hagati y'ibyo ukeneye ndetse n'ibyo ukeneye cyane. Nibyo ukeneye kuba umuntu mwiza, ukeneye kumvwa neza ndetse no kugaragara neza. Ibyo bikwiye kugutera kugira discipline, ibyo bikwiye kugutera kugira ikinyabupfura, ukaba indakemwa. Kuvuga utabanje gutekereza ni nko kurasa nta gipimo. Nibyo wabyumvise neza. Kuvuga utabanje gutekereza ni nko kurasa nta gipimo. Ese ni gute wabarasa nta gipimo? Ni gute wavuga utabanje gutekereza? Byibazeho, bitekerezeho nawe. Ubaye uri kuvuga utatekereje, cyaba ari ikibazo gikomeye. Bityo mbere y'uko uvuga jya ubanza utekereze. Mu Kinyarwanda cyiza baravuga ngo mbere yo kuvuga banza uzunguze ururimi karindwi. Icyo bashatse gusobanura, banza utekereze ku cyo ugiye kuvuga, urebe koko niba gikwiriye. Ubuzima bwiza bukenera kubanza ugaca mu minsi mibi. Intsinzi yose isaba ibitambo. Nta ntsinzi n'imwe wabona utagize icyo witanga. Umukinnyi amara iminota 90 agikina ataracika intege kugira ngo agere ku ntsinzi, ndetse niyo bashyizeho iyo nyongera ntacika intege, arakomeza agahatana kugeza ageze ku ntsinzi, ndetse kugeza ifirimbi ya nyuma ivuze. Uyu mugabo Barack Obama yaravuze ati nta kintu gitanga amahoro cyaruta guturisha intekerezo. Nta kintu gitanga umunezero cyaruta kuba muri wowe ufite intekerezo zituje. Mbega nta kintu kikujagaraza mu mutwe. Yaravuze ati kandi nta cyiza cyaruta umutima uboneye. Kugira umutima uboneye ni byiza kurutaho, kuko bikugira umuntu uboneye ndetse kandi bigatuma uba umuntu udasanzwe, utandukanye cyane. Uyu mugabo yaravuze ati agaciro k'igihe ni ikimenyetso mu gihe cyahise, bityo gikoreshe neza. Mu Kinyarwanda cyiza uzamenya agaciro k'igihe ari uko cyagushiranye. By'umwihariko uzamenya neza ko wari ufite icyo ugomba gukora ari uko igihe cya nyacyo cyo gukora cyarangiye. Bityo igihe cyawe gikoreshe neza, utazicuza kutakoresheje igihe. Byinshi mu by'uyu mugabo Barack Obama yavuze, reka tubisoreze kuri iri jambo. Yaravuze ati ntuzemere ko uburibwe bugushengura, ahubwo buzaguhindure. Yabigaragaje mu buryo bubiri. Hari ubwoko bubiri bw'uburibwe. Ubwa mbere buragushengura, naho ubwa kabiri buraguhindura. Ntuzatume uburibwe ufite aka kanya bugushengura ngo ubugumane.
mbega bugushengure bukujyane kure y'intekerezo zawe, ahubwo bizaguhindure bitume uba umuntu udasanzwe ndetse kandi uba umuntu ukomeye. Mbashimiye ko mukomeza kudukurikirana, mbibutsa gukora subscribe kuri iyi channel yacu, hanyuma tukajya tubana mu biganiro by'ubwenge ndetse n'ibindi byinshi. Wadushyigikira, waduhereza igitekerezo cyawe muri comment. Ndabashimiye cyane. Ciao ciao.